Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Bana b'Imana nimuhumure, nimuze dukorere Kristo twishimye, dukore ibimushimisha buri munsi. Aha tugeze kuri wa murongo wacu kuri YouTube witwa buri munsi, aho tugiye guhura na Kristo ngo tumuhe raporo y'ibyo twakoze, byaba byiza bikaba ari byiza. Reka rero dukorere ingoma y'ijuru hamwe n'amasomo yo kuri wa gatatu w'icyumweru cya 33 tariki 17 Ugushyingo 2021. Isomo rya mbere niryo mu gitabo cya kabiri cy'Abamakabe, umutwe wa 7 umurongo wa mbere n'umurongo wa 20 kugeza kwa 31. Muri iyo minsi baza gufatana none abavandimwe barindwi hamwe na nyina. Umwami abakubitisha imikwege n'imirya y'ibimasa, ashaka kubahatira kurya inyama z'ingurube zabuzwaga n'amategeko. Nyina ubabyara rero bagatangaza rwose n'intibagirana. We wabonaga abahungu be barindwi bicirwa umunsi umwe, nyamara akiyumanganya gitwari kuko yariringiye Nyagasani. Yashishikazaga buri wese muri bo mu rurimi rw'abasekuruza be. Uko yakuzuye ibitekerezo bitunganye, akanaburwa n'ubutwari bwa kigabo, uwo mugore yabwiraga abahungu be ati: uko nabasamye sinkuzi, sijye wabagabiye umwuka n'ubugingo, sinanjye watunganyije ingingo za buri wese muri mwe. Nicyo gitumye umuremyi w'isi, we uhanze umuntu akaba n'inkomoko y'ibintu byose, azabagirira impuhwe akabasubiza umwuka n'ubugingo ubwo mwiyanze ubwanyu kubera urukundo mufitiye amategeko ye. Antiyokusi abyumvise yibwiraga ko bamusuzuguye, ndetse akeka ko bamututse. Niko guhendahenda umuhererezi wari ukiri muzima, ndetse anamusezeranya mu ndahiro ko azamukungahaza, akadamarara, akazamugira inshuti, kandi akamushinga imirimo ikomeye naramuka aretse imigenzo y'abasokuruza be. Ariko wa musore ntiyabyitaho. Umwami niko guhamagaza nyina umubyara, amusaba kumugira inama ngo akunde akize ubuzima bwe. Amaze kumwinginga igihe kirekire, yemera kugira umuhungu we inama. Nuko nyina aramwegereza, ari nako ahema wa mugome, amubwiza mu rurimi rw'abasokuruza be ati: mwana wanjye mbabarira, njye wagutwaye mu nda amezi 9 yose, ngakonsa imyaka 3, ngakugaburira kandi ngakurera kugeza ukungana uku, ari jye ukwitaho. Ndakwingize mwana wanjye, ubura amaso witegereza ijuru n'isi, urebe ibihari byose, kandi wibuke ko Imana yabikuye mu busa, ndetse n'abantu akaba ariko baremwe. Witinye umwicanyi, ahubwo emera upfane ubutwari nk'abavandimwe bawe, kugira ngo igihe cy'imbabazi z'Imana nikigera nzongere kukubona hamwe nabo. Nyina yabakirangiza kuvuga, uwo musore atera hejuru ati: mbese mutegereje iki? Sinteze kumvira amabwiriza y'umwami, ahubwo numvira amategeko abasokuruza bacu bahawe na Musa. Naho wowe wahimbye uburyo bwinshi bwo kwicisha uruboza abahebureyi, ntuzorokoka ibiganza by'Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 17. Nyagasani, igihe kizaza maze tubone ikuzo ryawe. Uhora ndenganura, nyumva wite ku maganya yanjye. Tega amatwi isengesho ryanjye ridaturutse mu muntu ubeshya. Ijisho ryawe nirirebe aho ukuri guherereye. Nahamije intambwe mu mayira yawe, ibirenge byanjye ntibyadandabirana. Mana yanjye, ndakwiyambaza kuko unyumva. Ntega amatwi wumva ibyo nkubwira. Urandinde nk'imboni y'ijisho ryawe, umbishe mu gicucu cy'amababa yawe. Naho njyewe birakwiye ko nzareba uruhanga rwawe, ninkanguka nzanyurwa n'uburanga bwawe. Nyagasani, igihe kizaza maze tubone ikuzo ryawe. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Luka, umutwe wa 19 umurongo wa 11 kugeza ku 28. Mu gihe abantu bari bamuteze amatwi, Yesu yongera kubacira umugani kuko yarageze hafi ya Yerusalemu, kandi hakaba hari abibwiraga ko ingoma y'Imana igiye kwigaragaza ako kanya. Nuko aravuga ati: umuntu w'igikomangoma yagiye mu gihugu cya kure, ajyanywe no kwimikwa, byarangira akagaruka. Nuko ahamagara 10 mu bagaragu be, abaha ibiceri 10 bya feza, arababwira ati: muzabikoreshe neza, bizunguke kugeza igihe nzagarukira. Ariko abaturage baramwangaga, maze bamukurikiza intumwa zo kuvuga ngo ntidushaka kuriya tubera umwami. Amaze rero kwimikwa aragaruka, ahamagaza abagaragu yari yarahaye feza ze, kugira ngo amenye icyo buri muntu yungutse. Uwa mbere araza aravuga ati: Nyagasani, ifeza yawe yungutse izindi 10. Umwami aramubwira ati: nuko mugaragu mwiza, kubera ko abanyangamugayo mu bintu bike, uzatwara imigi 10. N'uwa kabiri araza ati: Nyagasani, ifeza yawe yungutse izindi 5. N'uwo ng'umwami aramubwira ati:
nawe uzatwara imigi 5. Undi nawe araza ati nyagasani dore ifeza yawe nayibitse neza mu gitambaro. Koko naragutinye kuko uri umunyamwaga, utwara ibyo utabitse ugasarura aho utabibye. Umwami aramusubiza ati amagambo yawe umaze kwivugira niyo ngiye kukuziza wa mugaragu mubi we. Wari uzi ko ndi umunyamwaga, ntwara ibyo ntabitse ngasarura ibyo ntabibye. Wabujijwe n'iki gushyira feza yanjye mu isanduku y'ububiko ngo ningaruka uyimpane n'inyungu yayo? Nuko abwira abari aho ati nimumwaka ifeza ye maze muyihe uzifite ari 10. Baramubwira bati nyagasani ko afite se nyine 10. Umwami arabasubiza ati ndabibabwiye, ufite wese bazamwongerera, naho ufite ubusa bazamwambura nuko yaratunze. Naho abanzi banjye banze ko mbabera umwami, nimubazane hano mubicire imbere yanjye. Yesu amaze kuvuga ibyo abarangaza imbere, azamuka agana i Yerusalemu. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bana b'Imana, dukorera ingoma y'ijuru kandi twizeye kuzayijyamo. Amen. Yaba ibyo nakoraga byose byanganishaga ku ijuru, nabaho neza nkagira amahoro nkaba ntuje. Gukorera Imana nta gihombo kirimo. Nizeye iki? Ko Imana izampemba igihembo cy'ijuru. Paulo mutagatifu mu ya 2 yandikiye Abanyetesalonike umutwe wa 3 umurongo wa 10 aragira ati niba hari udashaka gukora ajya reka no kurya. Amen. Gukora bingana no kurya, gukora neza bingana guhembwa. Bavandimwe rero ni byiza kugaburira umubiri wacu, ariko iyi mirimo yose dukorera hano ku isi icyita rusange kikaba ari gushaka ubwami bw'Imana. Byose bikabishingiye mu gushakashaka ijuru. Travailler pour la récompense du ciel. Kuko nabwo ushobora kwirirwa gukora ushakisha amafaranga atunga by'umubiri, ariko ukaba uri kuruhira ubusa, uri gukorera ibintu bitaramba, ibihembo bitaramba, uri nko kuvomera mu kibindi cyatobotse. Kandi byabaho ugakora ariko ugakora nabi, ukizigamira hano munsi. Twebwe rero nk'abakristo turasaba gukora cyane kandi tugakora neza buri munsi. Bityo na raporo y'ineza twaha Imana yacu, Imana igahita ibona kandi ikadushima. Nguwo umusaruro mwiza. Gukora neza buri gihe, gukora neza buri munsi. Amasomo y'uyu munsi nk'uko turi kubyumva aradufasha gutondagura inshinga yitwa gukora. Travailler bien. Mu ngingo igira iti koresha neza impano zawe zibyara umusaruro w'ababyeyi. Mu isomo rya mbere tumaze kuzirikana turatangara ubutwari bwa bariya bavandimwe 7 ndetse na nyina bemera gutakaza ubuzima bwabo aho gutakaza ukwemera, bityo bagakomera ku isezerano bagiriye Imana, gukomera ku mategeko y'Imana, bakemera guhara ubuzima bwabo aho kugira ngo bahemukire Imana yabubahaye, bityo bakemera ko Imana ariyo yabahaye iyo mpano y'ubuzima. Aha ni nk'aho bakurikije ya mvugo igira iti ce qui s'opère à gauche s'opère à droite. Igitakaye ibumoso ushaka kukibona hehe? Iburyo. Bityo abavandimwe 7 batakaje ubuzima bwabo hano ku isi ibumoso ngo batore ubuzima bwo hakurya y'imva iburyo, ubuzima buzima kandi buzira umuze. Batakaje ibyirwamana ibumoso aha ku isi, batoye Imana iburyo. Ubuzima bwabo bugiye mu uburyo bw'Imana. Nguyu umurimo unoze neza utari impfabusa, umurimo utwegereza Imana, gukorera ijuru. Abavandimwe 7 kumvise mu byanditswe 7 muri Bibiliya ni umubare w'Igihebureyi Zayin usobanura urugamba rwa roho, gasobanura la perfection, ubutungane, ubutagatifu. Bishatse kumvikanisha ko abavandimwe bari gutaha kwa nyiri ubutagatifu, nyiri ubutungane, kubera ubutwari bagize hano ku isi. Hano ku isi ho haba ibidashyitse. Aho abavandimwe twabageranya muri ivanjiri na Yesu uri mu nzira agiye kuducungura. Yesu udatinya amaso y'abantu, amacandwe n'ibitutsi by'Abayahudi, akemera kudupfira. Nk'uko abavandimwe 7 nabo badatinya amaso y'abantu, ntibatinya amaso ya Antiyokusi, bakemerwa guhorwa Imana, bagakomera ku mategeko y'Imana. Ngaba abamaritiri abahamye gukwemera, les témoins de Dieu, abageze kuri wa mubare 7, abageze mu higwe cy'ijuru, abageze ku butungane, abashyikiriye Imana. Mu ivanjiri turumva Yesu ugiye Yerusalemu akaba agiye gutanga ubuzima bwe kubera twebwe ngo tubere incungu. Muri uyu mugani Yesu amaze kuducira arabonamo ko ntacyo twiyumviramo, tukiri guta igihe. Arifuza kudusigira umurage wo gukomeza kubyaza umusaruro inyigisho nziza yadusigiye kugeza igihe azagarukira, kugeza tugeze hehe? Mu ijuru. Ibyo tumva, ibyo dukora, ijambo ry'Imana twumva buri munsi, byose nibigambiriye kutugeza hehe? Mu ijuru. Akamvuga igira iti amaherezo y'inzira ni mu nzu. Natwe rero abakristo mu nzu hacu ni mu ijuru, ntabwo ari hano ku isi. Iwacu ntabwo ari hano ku isi, iwacu ni mu ijuru. Hano turi mu icumbi.
rero igihe cyose tugikora nabi tuba tukiri mu gihuru no mu mihana no mu ikanevu mu mihanda tukiri kuzerera. rero aho ngaho habi nituveyo kuko Yesu araduhamagara akaduha inshingano zo zizadufasha kumwegera igihe twakoze neza, igihe twazitunganyije. kandi burya guhabwa inshingano ni ukwizerwa, kumwizerwa. ese njyewe iyo nagiriwe icyizere n'Imana ndayitenguha cyangwa ndayumvira? Umunyarwanda ati kora ndebe iruta vuga numve, baho ndebe ikabibanziriza byose. Twumvise amafeza 10 yahawe abagaragu 10, Matayo we akoresha amatalenta 10. umubare 10 mu Giheburayi ni yod, ugashushanya ibiganza bibiri bibibumbye bifite intoki 10, bigasobanura gukora, travailler, kuvana amaboko mu mufuka, gutabaje, gutaba ntibindeba, kugira ngo dukore neza. Ariko 10 kandi risobanura amategeko y'Imana 10 tugomba gukurikiza neza buri munsi, akadufasha kuyoboka Imana no kuyegera, kubana n'Imana ndetse n'abagenzi bacu. igihe twumviye Imana tugakora neza, tukubaha abagenzi bacu, tukabagera neza, tukabakunda, tugakunda n'Imana, tuba turi kwiteganyiriza iki? Igihembo cy'ijuru. Abahanga benshi bemeza ko umunebwe avunika kurenza umuntu ukora, kandi byaba nivugiraga umunebwe mu by'Imana, aho ushobora kuba uzi gushakashaka ifaranga n'indi mitungo myinshi y'isi, ariko hajya kuvuga nkakanda kuramutsa Mariya, ikirungurira kikagufata, ukumva nkaho ari amahoro ari kugutera mu kanwa. cyangwa wajya gusenga muri adoration ukumva nkaho ari ibinyabwoya biri gukubaba, ugahita ugizwa n'amaguru. kuba umunebwe mu isengesho, la sécheresse, ukumirana, ukamera nk'ubutaka bw'agasi bwabuze amazi bukumirana, kandi byaba gutaryoherwa n'iby'Imana, ukumva buri gihe iby'Imana biri gukubaba, waba ugeze kure. muri Evanjili batubwira ko ifeza imwe yari ifite agaciro k'amadarakima 100, kandi darakima rimwe muri icyo gihe cya Yezu yari umushahara w'umukozi ku munsi. ugiye kugereranya nk'ubu, feza imwe yangana n'ibihumbi 100 by'amanyarwanda ku mukozi ukorera 1000 ku munsi. iyo mpano ya feza ni ikimenyetso cyoroheje ariko cy'imigisha duke twineza. birumvikana ihawe abakristo bose, dore ko muri Evanjili umwami abaha feza 10 akazibahera bose icyarimwe, nka cya kiganza nyine kibumbye, ya maboko 2 dusaba kuvana mu mufuka, ubundi tukajya hehe? Ku murimo, gukora neza. impano ya feza ababyeyi, impano biva ku nshinga guha, guhabwa, donner, le don. impano bikabivuga imitungo y'umwihariko, les instruments spéciaux, Imana umuremyi wa byose ahereza abantu ku mpamvu 3 z'ingenzi, kugira ngo iyo mpano bayikoreshe neza mu gukorera Imana mbere ya byose, mu gukorera abandi, servir les autres, na nyir'ubwite ikamufasha. bityo rero impano yose itari gukoreshwa neza kuri uburyo butatu, hari ubwo irangira cyangwa ukaba wayinyagwa, bityo ikaba yahabwa undi, nk'uko Yesu yabivuze muri Evanjili. niko ko bakristo bavandimwe, ubuzima dufite ni impano y'Imana. hari impano itangaje Imana duhaye twese abatuye isi ku rugero rungana. iyo mpano yitwa igihe, time, le temps. buri muntu wese ku isi agira amasaha 24, perezida agira 24, papa agira 24, abaminisitiri, abadepite bagira 24. burya mwarimu akoresha 24, umunyeshuri akoresha 24, muganga, umuhinzi, padiri, umucuruzi, umusore, umukobwa, bose bakoresha 24. ari n'umwana yewe n'umusaza, bose ni 24. ndawurengerezwaho ngizi za feza. ariko igitangaje kandi kibabaje, hari abantu bamwe bahora mu miworogo n'agahinda, ngo nabuze umwanya, ngo nabuze igihe, ngo nta mwanya afite. Mutagatifu Agustina akabasubiza ati, muvandimwe ntukavuge ngo wabuze umwanya, ngo wabuze igihe cyo gukora ibi n'ibi, ngo wabuze igihe cyo kujya gufasha umuvandimwe, wabuze igihe cyo gusura umuvandimwe, gutabara, kugira neza undi. ahubwo icyo wabuze urukundo. C'est l'amour qui manque. Aime et fais ce que tu voudras. Urukundo bingana igihe. umuhanga yaravuze ati, nushaka kumenya Imana yawe, uzamenye ko ari ibintu byose ukunda udashobora kurira umwanya ku munsi. iyo niyo Mana yawe, ikigirwa Mana, nka bya bintu byo kwa Antiokusi. rero bakristo bavandimwe, no kwitondera igihe kuko kidufasha kubyaza umusaruro impano Imana yaduhaye. igihe. umunsi w'umugabo yarafite umugore wajya gutakaza igihe cyane, akirwa yicariye yidegembya, akabyuka nka 5 zo kumanywa, akicara aho ngaho ategereje gusihaho ry'umugabo. nuko wa mugabo ahamagara uyu mugore, aramubwira ati, ngaho ngorera uyu mwitozo. papa yapfuye afite imyaka 60, mukuru wanjye nawe apfa afite imyaka 40, ngewe ubu ngubu ko mfite 35, ubu nsigaje ingahe ku isi? wa mugore koko akoresha itegeko ry'itatu, abona bitavamo, ahubwo asanga umugabo we ari mu minota y'inyongera, akurikije uko byagendekeye abo biwabo. nuko guhera ubwo wa mugore atangira gukora karahava, babone bwaraburambika. bakristo bavandimwe, natwe ari ubwo tugira inzitwazo nyinshi,
zo guhisha feza, tugahisha impano zacu Imana yaduhaye. Ibyo bidutera guhisha harimo ubunebwe, tugatanga impamvu nyinshi zo gusiba imirimo. Babandi bagaragara ku isahani ariko umurimo wagera bakabura. Ntabwo mbikora none na hejo, ukagenda wimurira imirimo ejo bikazarangira nta n'umukozi cyangwa uyikoze ibice. Ejo hazaza ababyeyi. Uko no guta igihe, ubwo no bunebwe n'igihombo. Hakazamo none kurangara kwa gukora ibindi twishakiye atari byo twatumwe, tukarangarira mu bindi, tugahugira mu bindi byabigirwamana. Hanyuma ku nshuro ya gatatu, uretse ubunebwe kurangara, ibitotsi. Noneho abantu b'abanebwe bagize ibitotsi, intego yabo kwa gusinzira amasaha y'ikirenga, urimo kwidagadura mu buriri widegembya, umva umunyenga w'uburiri nkaho uri umwana. None se muvandimwe, uzakora ryari? Uzakora se uri kurota ko igihe kirekire ukimara usinziriye? Baca umugani mu Kinyarwanda ngo uwahinze ibitotsi asarura ingonera. Ngo umunsi umwe hirya kure muri Afurika hari umuyobozi wakundaga ibitotsi cyane, yawe yaba ari no muri biro cyangwa nko mu nama n'abandi, akaba yageze ku mugonero kera, yazanye ibiringiti n'amashuka mu nama, mu cyumba, muri biro, akabizana ku murimo w'ababyeyi. Ibiringiti n'amashuka. Noneho umunsi yatomboye imvura ikagwa, agahita aparika imirimo yose ngo agiye kuryama, ngo mu mvura niho gatotsi karyoha, ngo igitotsi kiba kiri danje mu mvura. Umunsi umwe rero hari raporo yagombaga kuzuza, akayitanga inoze ku bayobozi bakuru be. Dore ko umuyobozi wese burya afite undi umukuriye, n'abayobozi bandi tujya tumenya ko ari Imana iri hejuru y'abayobozi bose. Umuyobozi mukuru ni Imana. Nuko rero wa muyobozi wacu mu gukata cya gitotsi cye, bya bindi yimitse nk'ibigirwamana, kandi izo raporo zihutirwaga cyane. Noneho imvura igira itya, imara icyumweru iri kugwa, iminsi 7 yose ibyukira ku rugi. Ubwo murumva ukuntu umuyobozi wacu yari atomboye. Yihutira gufunga telefoni, komunikasiyo yose arayiboroka. Umuyobozi mukuru yamuhamagara akamubura. Bigeze aho wa muyobozi mukuru wo hejuru afata icyemezo, arimanukira aza kumushaka iwe, yigiriwe kumureba. Ahageze uwacu abyukana pinjama na esuime mu gatuza, akenyeye babyeyi, nk'umubosi wese utikoraho nyine ubyukanye ibitotsi mu gitondo. Dore ko nyine atarazi n'uje kumureba. Nuko wa muyobozi amubaje ya raporo, dore ko yihutirwaga, aramusubiza ati, nyakubahwa umuyobozi wanjye, dore maze icyumweru cyose nyiraraho, nyirirwaho, ntaho nguhishe pe, singikaraba, singyambara neza, nta kindi ngikora usibye kurara kuri raporo. Nuko uwo mushefu waruje kumureba arumirwa. Bayobozi, bategetsi, bakristo bavandimwe, ngicyo cya cyumweru wa mubare 7, bamwe bawumara bahinga ibitotsi, bakorera ibigirwamana, bakabuka umwami Antiyokusi kumvise mu isomo rya mbere, bagahemuka iminsi 7, bakabaho bari gukorera umuriro w'iteka mu cyumweru cyose, iminsi 7 babyeyi. Birirwa barara mu nduru z'urudaca n'imiguruko, bari gutaba ya feza yabo mu gitaka. Nyamara ku rundi ruhande hari abandi benshi, intwari nk'abamakabe, badahwema gukora amanywa nijoro babyaza umusaruro feza yabo, iminsi 7 yose bakayimara bari gukora neza. Icyumweru cyose ukaba wakimara uri gukorera ijuru. Mbega byiza! Izo ni intwari bazaronka ubutagatifu ijuru. Bavandimwe twitonde, hari abayobozi bamwe basinzira amasaha 20, andi anasigaye bakamara mu kurya no kuryarya, mu ikabare, gusinda, gutara ibitotsi n'ibindi byinshi byo kwishimisha. Ese muyobozi, uzakora ryari? Uzakorera ryari abushinzwe? Uzafasha abandi ryari? Nutisubiraho bazagusezerera kandi byabaho, bityo ibyo ushinzwe bazabiha abandi. Ni wowe wenyine se ushoboye, bityo abandi babihaye babyaza umusaruro. Ibyo nibyo Yesu yaduhanuriye. None umuhanga ati, n'ukwitonda, hari ibintu 3 bidasubira inyuma. Iyo byagucitse ntiyongera kubibona. L'occasion ratée, l'opportunité ratée, la parole lancée et le temps perdu. Amahirwe watakaje, ijambo warekuye n'igihe wataye. Guta igihe babyeyi. Umuhanga ati, iyo ufite igihe ugategereza igihe, uba uri guta igihe. Amen. Yesu umwana w'Imana, igihe nataye kirahagije. Mu nduru, mu matiku, mu ngeso mbi, ubukozi bw'ibibi, ubugome, uburakari, kwiyandarika no kwiyandavuza, nyuma yo kumva agahinda ko wakoresheje feza nabi akayitaba mu gitaka, nanjye niyemeje uyu munsi gutongera guta igihe mu bintu by'amanjwe, mu nteko y'abaneguranye. Uyu mugambi mfashe kandi Yesu mushyize mu biganza byawe, kuko ndi umunyabyaha n'umunyantege nke. Ahasigaye Yesu mwiza wankunze, aba ari wowe ushoboza buri munsi. Amen. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu. Yesu,